wakurikiye umuyoboro y'ihano kuri icyo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe bimwe mu bintu bishobora kongera ibyago mu gihe utwite cyangwa se ufite umwana mu nda yuko ashaka gupfira mu nda. Turaza kureba hamwe ibyo bintu, turebere hamwe n'uburyo ushaka kubyirinda cyangwa se ushaka kubyitwaramo ufite ibyo bintu ushaka kongera ibyago cyangwa se amahirwe makeya yuko inda yawe umwana ashaka gupfira mu nda. Ubundi tuvuga ko umwana yapfiriye mu nda igihe cyose umwana avutse yapfuye ariko akaba yarengeje ibyumweru biri hejuru ya 20. Kuko iyo biri munsi ya 20 tuvuga ko nyine yakoze abortion cyangwa se inda yavuye. Ariko yari hejuru, umwana atangiye kuba umwana mukuru ushyitse hejuru y'ibyumweru 20, ngo tuvuga ko umwana yapfiriye mu nda nyine igihe avutse, umwana umutima utari gutera kandi atari no kubasha guhumeka. Rero muri kino kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe bimwe mu bintu bishobora kongera ibyago se cyangwa se byongera ibyago by'uko umwana wawe ashobora kuba yapfira mu nda. Ibintu tugiye kuvuga ntabwo bishatse kuvuga ko iyo ubifite umwana ahita apfira mu nda, ariko bishatse kuvuga ko iyo ubifishe uba ugomba kwitonda cyane, sibyo? Ukajya kwa muganga ugafashwa cyane, ugakurikiranwa kugira ngo nyine umwana wawe abe atazapfira mu nda. Ibi bintu rero bishobora kongera ibyago byo gutuma umwana apfira mu nda tugiye kubigabanya mu bice bitatu, sibyo? Hari ibishobora guterwa n'umugore, hari ibishobora guterwa n'umwana, hakaba n'ibishobora guterwa na placenta. Bimwe mu bishobora guterwa n'umugore, icya mbere dushobora guheraho harimo kuba waratwise inda ukuze. Abagore batwite inda cyane bafite imyaka iri hejuru ya 35, sibyo? Ibi ngibi byongera ibyago by'uko umwana wawe ashobora kuba yapfira mu nda. Niyo mpamvu iyo watwise inda cyane cyane yari iya mbere yujuje imyaka 35, uba ukwiye kujya kwa muganga inshuro nyinshi ugakurikirana. Ikindi, abagore babyibushye cyane, abagore bafite umubyibuho ukabije, BMI hejuru ya 30, ibi ngibi nabyo bisaba kujya ukurikiranwa cyane kwa muganga kuko ibyago by'uko umwana aba ashaka kuvuka yapfuye biri hejuru. Ikindi kintu twavuga, abagore bafite umuvuduko ukabije, sibyo twita hypertension cyangwa se preeclampsia, wa muvuduko cyangwa se gestation hypertension, wa muvuduko uza iyo twite. Ahangaha naho ibyago by'uko umwana ashaka gupfira mu nda biri hejuru cyane kubera impamvu nyinshi zitandukanye, naho nanone ugomba kujya kwa muganga ugakurikiranwa inshuro nyinshi cyane zihagije. Ikindi, abagore bafite icyo twita diyabete nayo cyangwa se gestational diabete cyangwa diyabete isanzwe imbere, nayo iyi ngiyi yongera ibyago by'uko umwana ashaka gupfira mu nda, naho ukwiye kujya kwa muganga ugakurikiranwa igihe kirekire gihagije. Ikindi nanone, abagore bafite ama-infection, sibyo? Infection mu myanya ndangagitsina ishobora kwimukanya ikaba yafata n'umwana. Ahangaha naho rero uko ukeneye kujya kwa muganga ukivuza infection kandi ukanakurikirana. Ikindi nanone gishobora gutuma nyine umugore, gishobora gutuma nanone cyamwongera ibyago by'uko umwana we ashaka kuba yapfiramo, harimo none kuba nyababyeyi ishobora gucika cyangwa ikaraptaringa, sibyo? Cyane cyane nk'abagore babazwe inshuro nyinshi. Ahangaha none rero mu buryo bwo kwirinda ko umwana yawe ashaka kuzapfira mu nda, ugomba kujya kwa muganga inshuro nyinshi. Ibintu byose rero tuvuze rero ni ibintu, sibyo, umugore ashaka kugira bikaba byamwongera ibyago by'uko nyine, sibyo, umwana we ashaka gupfira mu nda. Tutibagiwe nanone no kunywa itabi. Abagore banywa itabi cyane cyane, byaje kugaragara ko abagore banywa itabi cyane cyane baba bafite ibyago byinshi cyane cy'uko umwana we ashaka gupfira mu nda. Rero itabi ntabwo ari ryiza ku mugore utwite no ku musanzwe, si byiza ugomba kubireka. Katurebe hamwe noneho ibintu bishobora kuba byaterwa n'umwana we ubwe, kuba nyine ashobora kuba nyine ibyago byo kuyapfira mu nda byakiyongera. Icya mbere harimo kuba utwitse mu nda harimo abana benshi, umugore atwise abana benshi, multiple gestation. Ahangaha kubera umubare w'abana benshi, baba 2 baba 3 barenze umwe, sibyo? Baba bacuranwa nyine ibintu byinshi bitandukanye, yaba amaraso, yaba intungamubiri umubare kubaha. Ahangaha rero uko abana bagenda baba benshi mu nda, nubwo n'ibyago by'uko bamwe bashaka gupfira mu nda bishobora kuba ari byinshi cyane. Ikindi nanone hari icyo twita growth restriction. Ahangaha ni igihe umwana aba atari gukura neza mu nda, sibyo? Umwana nyine ntabashe gukura, ubushobozi bwo gukura mu nda bukaba bwagabanutse. Ahangaha rero uko umwana agira icyo twita cya growth restriction, adakura neza mu nda, n'ibyago byo gupfira mu nda biri hejuru cyane. Ikindi nanone ni igihe twita congenital anomaly. Ahangaha niba abana bafite ibibazo by'ibice by'umubiri bitabashe gukorwa neza mu gihe byarimo gukorwa, ahangaha n'ibyago byabo byo kuba bapfira mu nda biri hejuru. Ikindi nanone ni abana bahuye na infection, sibyo? Infection ishobora kuba yitwa parvovirus cyangwa cytomegalovirus. Utu ni udukoko umugore ashaka kwandura akaba yatwanduza umwana. Rero tugize umuntu agafata umwana, ibyago by'uko umwana we ashaka gufatira mu nda biba byabaye hejuru cyane.
Katurebe hamwe noneho ibintu bishobora kuba byaturuka kuri placenta, sibyo? Placenta iyi ni inyama ifasha umwana kuba sibyo yabona intungamubiri agakora neza mu nda. Inyama rero ishobora kugira ibibazo byinshi cyane bishobora gutuma umwana nawe ashobora gupfira mu nda. Harimo kuba yagira icyo twita abduction, ahangaha ni igihe placenta ishobora gucika ikiri mu nda, iyo icitse urumva itangira kuva, ibi ngibi bishobora gutuma umwana abura n'amaraso, umwana akaba yapfira mu nda. Ikindi nicyo twita placenta previa, aho placenta iza ikaba yaryama hejuru y'inkondo y'umura, ahangaha rero nabyo byongera ibyago by'uko nyine umwana ashobora gupfira mu nda. Ikindi nicyo twita placenta insufficiency, aho placenta iba idafite ubushobozi buhagije bwo kubasha gutunga umwana cyangwa gufasha umwana, ahangaha rero nabyo bishobora kongera ibyago by'uko umwana ashobora gupfira mu nda. Rero ibintu byose twavuze, yaba ibiterwa n'umugore, yaba ibyaturuka ku mugore, yaba ibyaturuka ku mwana, yaba ibyaturuka kuri placenta, ibintu byose byongera ibyago by'uko iyo bifite umwana ashobora gupfira mu nda. Niyo mpamvu iyo usanze ufite kimwe cyangwa bibiri muri ibyo ngibyo cyangwa byinshi muri ibyo ngibyo, ibyiza uba ugomba kujya kwa muganga ugakurikiranwa hafi inshuro nyinshi kugira ngo barebe ko umwana wawe mu nda nyine nta kibazo ufite, sibyo? Natangira kugira ibimenyetso by'uko ashobora gupfira mu nda, sibyo, bagufashe hakiri kare. Rero mwakoze gukurikirana umuyoboro wa YOUHEAL kuri YouTube, mwari kumwe na Ufitinema Aristide, ngira ngo mukomeze kubashishikariza gukora like no subscribe kuri channel yacu.